Muraho neza ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana ari muri mwebwe, ineza y'Imana ibabeho, mbifurije umwaka mushya muhire, Noheli nziza, abakunzi banjye, abakunzi b'Uruhisho TV, mwese mbifurije umwaka mushya muhire, haba kuri wowe dusanganywe hano kuri iyi channel, ndetse nawe mushyashya, mwese Imana ibahe umugisha, kuko mwemeye kuza kunshyigikira mukabana nanjye, ndabibona nubwo bwose hari igihe ngenda nanjye nkatinda, ariko nyine si uko ntinda kuko nabanze, ahubwo umuntu nyine aba ari muri twa tuntu twinshi tw'ubuzima two gushakisha, namwe murabizi muri abantu bakuru, rero namwe bifurije umugisha w'Imana kuko munshyigikira, namwe mujye mubona ababashyigikira umunsi ku wundi. Aka kanya rero nk'uko mbibabwira ko ninjya ngira akantu nunguka keza nkakunguka, nzajya nza nkakabereka, niyo mpamvu nje ngarutse kuri ako kantu nungutse. Hari video nigeze gukora y'amavuta ya naturere, njyewe ku muntu mushyashya uzamenyere ko niba ari amavuta ugiye kureba ushaka amavuta ya naturere, uzayasanga hano ku Ruhisho TV. Amavuta ya naturere nakurangira amavuta ya naturere atazigera aguhindura uruhu, atazigera agira icyo yangiza ku kintu kijyanye n'uruhu rwawe, rwose rukaguma ruri naturere, ari uruhu rwiza rudafite ikibazo, udasanga hano hadasa n'aha. Mana yanjye rwose niyo mpamvu narinje kugira ngo mbereke amavuta yagufasha kugira ngo ukomeze kubungabunga uruhu rwawe. Twagiye tubona amavuta niba yaba yarabaye meza kuyo nigeze kukwereka, cyangwa se kuyo nigeze kukurangira, ni ukuri komerezaho, ntuhindure, ntuhinduke. Mana yanjye niba hari ikintu kibabaza ni ukubona umuntu afite ikintu aha ngaha, cyangwa afite igishishi hano, hari n'aho bidaterwa n'amavuta, cyangwa se ugasanga umuntu afite ibiheri nyine byiberamo mu mubiri umunsi ku wundi, bikagenda bitutubikana, ariko urakabigira utabitewe n'amavuta bakurangiye mabi, cyangwa se akubwira ngo amavuta yagukesha ugaseho kukubera mabi. Rero ubushize reka dutangire mbereka ya mavuta ubushize naberetse, ni aya ngaya amara, ariko hari n'ubundi bwoko, hari n'andi ya kokobata, hari n'ayandi amara. Nagira ngo nyine twibukiranye aya ngaya niba yarakunaniye, nizere yuko wakoresheje aya ngaya. Amavuta nayo ni meza ya vaseline, ndi kunyuramo muri ya video nakoze cya gihe, niba nawe byaranze ni kosimo nari nayiberetse muri ya video ya mbere, ariko ni kosimo nababwiye yuko nayo iri mu bwoko bwinshi, nababwiye ko hari ay'inzobe, y'imibiri yombi, n'ay'ibikara, ndetse nicyo kimwe n'aya ngaya nayo wakoresha y'abapapa, buriya biterwa n'umubiri w'umuntu. Njye ntabwo nje kukubwira ngo koresha aya mavuta ngo azatuma ugira uruhu rwiza oya, njye mbereka amavuta ari naturere, amavuta y'amanatirere wakoresha ukumva muri naturere. Simvuze ngo amavuta azaguhindura, oya, ni amavuta ukoresha ukaguma uri naturere. Niba uri inzobe ushaka gukoresha iyi kosimo, gura aya mavuta aya ngaya ya kosimo y'ipapayi. Niba uri igikara, koresha akosimo karoti, nayo abantu b'ibikara barayakoresha, cyangwa se imibiri yombi. Urumva, ikoresha amavuta ngo urashaka guhinduka, mu by'ukuri ushobora guhindukaho gato, ejo ugasanga ushaka guhinduka cyane, ejo ugasanga ushaka kurenga. Naje gusanga muri ubu buzima kunyurwa ni hatari, usanga umuntu w'igikara ashaka kuba imibiri yombi ho gato, cyangwa ashaka kuba shokoramo gato, waba shokora ejo ugasanga urashaka kuba inzobe, waba inzobe ugasanga urashaka gusa n'ipapayi, cyangwa se urashaka gusa n'umurabyo. Nasanze ubuzima bwo kunyurwa ari ubuzima bwiza. Ubwo rero niba aya mavuta yose warayagerageje,
cyangwa se turanayagezaho ukeneye gusubira kuba natirere ukoresha muri aya mavuta. Aya ngaya yose uko nyakweretse ari mu kiganiro nakoze ubwa mbere, ariko nanone nabazaniye andi mavuta ariyo iyi ngiyi y'Rinjo. Iyi Rinjo ni amavuta meza, ariko nanjye ntarayamenya neza. Baravuga ngo ni amavuta aratukuza, biterwa n'ukuntu yakoresheje cyangwa se na Rinjo waguze iyo ariyo. Iyi Rinjo hari abantu bajya kuyigura ugasanga barabahangitse kuko atayazi neza, ariko njye kukwereka iyi Rinjo ahantu ugomba kuyirebera ko ari original. Murabona iyi ngiyi ifite utu tuntu tubiri tungana. Niba ufite Rinjo waguze ugasanga kamwe ni gato cyane cyane ku kandi, ikindi ugasanga hano mo hagati harimo ibintu by'umukara, sibyo? Harimo ibintu by'umukara byanditseho. Wabona ibi ngibi expired date yanditse hano, murayibona? Iri pirate rero uzasanga yanditse hano iciyemo kabiri utu turongo, ubona ko utu tudirishya uzabisanga biciyemo kabiri. Expired date, igihe yakorewe, igihe izarangirira, uzasanga birimo hano hasi. Ikindi cya gatatu ushobora gusanga iyi ngiyi yanditseho MK, iyi MK, iyindi uzasanga MK itariho. Ibyo bintu uko ari bitatu. Icya mbere utu tudirishya uzaturebe niba tungana, icya kabiri iyi MK, icya gatatu rero ko aya magambo ari aha ngaya, n'igihe yakorewe n'igihe izarangirira, urebe yuko bitarimo hano hagati. Iyo izaba ari Rinjo iri pirate, nubisanga aho ngaho. Original ni uko iteye, aho n'utu tuntu turangana. Ikindi iyi MK ngiyi iriho, sinzi ko muri uyibone ariko biriho, dore ngibi. Ikindi urabona ko aya magambo igihe yakorewe n'igihe izarangira, dore ahantu yanditse. Ubwo iyi Rinjo ku bantu mwajyaga muyikoresha, banza ugenzure niba wakoreshaga pirate cyangwa se original. Iyi Rinjo rero ni amavuta meza ku bantu babashije gukoresha ari original. Ni ukuri ni amavuta meza kandi utavuga ngo araguhindura. We nabwe mujye mukoresha amaglycerine ari naturel, ni ukuri arahari. Ujye gufata ikiglycerine kizakubabura, kizagutwika, koresha glycerine nziza iri original. Yavuyeho andi mavuta meza nabonye atangaje, nanga yitwa Laboderma Hydration Mission. Laboderma ni amavuta meza, nayo meza cyane. Ni amavuta atahindura uruhu. Niba uri umuntu w'igikara urakomeza ube igikara, niba uri inzobe urakomeza ube inzobe, niba uri imibiri yombi urakomeza ube imibiri yombi. Gusa nabonye akundwa cyane cyane n'abantu b'abapapa, igitsina gabo, nibo bantu nabonye bayakunda. Ariko sinirengagije ko hari n'abamama cyangwa se abakobwa bakunda kwisiga amavuta y'abagabo, cyangwa se bakunda kwitera parufe z'abagabo. Birahari cyane, abo bantu bariho. Ariko aya mavuta ni amavuta meza, atuje, adahumura cyane, adapika, afite umuhumuro utuje, ariko nanone arahumura pe. Amavuta meza. Iyi Laboderma ni amavuta meza cyane rwose. Ari muri mililitiro 500. Ari rehydrating, ni hands and body. Ashobora kuba yatuma intoki zawe zorohera ndetse n'uruhu muri rusange. Ari hands and body, arorohereye rwose, yatuma nawe umubiri wawe worohera ukamera neza cyane. Ari muri mililitiro 500. Mba ni amavuta menshi yamara igihe kirekire rwose uyisiga, uruhu rwawe rukongera ukaba naturel, cyangwa se ushaka kuba naturel wowe warabuze amavuta
yatuma uruhu rwawe ruri natirere rwose, wagura aya mavuta rwose yitwa Laboderma, ni amavuta meza 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 meza, ndayagukumbuje. Dore yarebe neza rwose, aya mavuta uzayashake, Laboderma uzayashake, ni amavuta meza, ndayagukumbuje. Yaba ari ukuyagurira umutware wawe cyangwa se nawe ukayigurira, ni ukuri ni amavuta meza cyane, ndayagukumbuje. Afite umuhumuro utuje, ntabwo apika cyane, kandi ntago atukuza, ntago ahindura uruhu, uguma muri natirere. Ndi kubwira abantu bashaka kuba natirere, aka kanya ndi kubwira abantu bashaka kuba natirere, nta n'igihe nzabwira abantu bashaka kwitukuza, bashaka guhindura uruhu rwabo. Oya, ndashaka kubwira abantu bashaka kuba natirere cyangwa se bigeze kuyobaho amavuta, bakisiga amavuta akabangiriza uruhu. Garuka muri natirere yawe, niba uri inzobe uba uri inzobe, niba uri igikara uba uri igikara, niba uri imibiri yombi uba uri imibiri yombi. Kubera yuko nabibabwiye nti kunyurwa kuri iki gihe ntibyoroshye, ariko tugerageze tunyurwe n'abo turi bo, nuko dusa nibyo byiza. Kuri ba bantu bagira uruhu rusatagurika, kuri ba bantu bagira uruhu rusa nkaho rwumagaye ukuntu, aya mavuta arongera akagusubizamo akantu nyine ko kuba uruhu rwawe rutoshye rumeze neza rudakanyaraye. Revlo ndi kubereka amavuta y'amanatirere bantu banjye. Revlo hani, ahantu ndi izuba ryanteye mumbabarire ko umuntu ashaka kwimura kamera, ariko ndabizi murabibona, murabizi ikintu cyose kirimo ubuki. Amavuta akoranye n'ubuki, mujya mubona ko abantu bigisha gukora amamasiki abenshi bakoresha masike z'ubuki, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko aya mavuta umuntu yisize nayo ni amanatirere, ni amavuta meza cyane, meza, ariko nayo afite umuhumuro mwiza, nayo atuma uruhu rwawe rukanyaraye rwongera rukaba rwiza, atuma wongera kumva umerewe neza, arahumura, mbega urayisiga ukumva nta kibazo, udafite ubwoba ngo ejo nzaba natukuye uruhande rumwe. Ushaka kuba natirere koresha Revlo. Revlo ni amavuta meza, naco hani, mwayibonye, ni amavuta ari natirere rwose ku muntu ushaka kuba natirere. Mwayabonye, amavuta kandi menshi, aratubuka. Mana yanjye, hari abantu baba bafite uruhu rw'amavuta udakeneye glycerine, wayakoresha nta glycerine, nta kibazo. Noneho yo uyakoresha kuva mu maso kugera umubiri wose. Ni amavuta meza cyane, mililitiro 600 ziba ari nyinshi cyane, ziba ari nyinshi cyane rwose. Ndayabarangiye muyashake, dore ngaya ni amavuta meza. Revlo ni amavuta meza cyane, mwayibonye, original rwose, formula. Dore ngaya, mwayashaka mukayagura ku bantu mushaka kuba natirere rwose. Aya ni amavuta yose ngenda mbereka kugira ngo utazinanirwa rwose uvuge ngo bandangiye amavuta mabi. Ngiye nkurangiye amavuta meza ari natirere, utazavuga ngo bandangiye amavuta mabi, ngo aragenda ngo aranyangiza. Wuriwe unyurwe n'uwuriwe, ugire uruhu rwawe rwose, kuko nuruhindura ejo uzasanga n'ubundi ushaka gusa n'undi muntu. Andi mavuta rero nabashije yo gutestinga ni aya mavuta ni meza mwa bantu mwe. Iri cupa ntuzarisanga. Njyewe aya mavuta yo narayatestinze, ni amavuta meza ari brightening, atuma uruhu rwawe rworohera, ukabona nyine uruhu rufite koroha, rudashayininga kandi rudatujemo cyane, kandi rworohereye. Aya mavuta uko muyabona gutya, niba uri umumama cyangwa se n'undi aba yisize bashobora kuba banayazi. Wowe utarayisiga rero, wa mukobwa we, wa mubyeyi we,
aya mavuta yashakishe, aho uri hose yashake uyisige kandi uzambwira. Ni amavuta meza mana yanjye. Ubundi vaseline aho iva ikagera sindabona ibana mbi, ari iyi ngiyi ari cya gikotori. Aya mavuta ni amavuta meza, niba mushaka gusa neza, mukaba mushaka kugira umubiri w'inatirere, mukaba mushaka kugira umubiri udasatagurika, kugira umubiri utuje, udasangaho amabara, udasangaho ngo natukuye aha hamwe, ahangaha byanze, amaboko byanze, amaguru byanze, nyine ukayisiga umubiri wose, ahantu hose ukaba usa, ukaba uri natirere yawe. Niba uzi ukuntu usa ukaba ushaka kumukuza, isiga aya mavuta rwose, hamwe na yariya yandi yose naberetse. Ni amavuta meza, ni amavuta meza ameze neza, ataguhindura, ukomeza kuba natirere. Wowe uko uri uko nguko ukomeza kuba natirere, ntacyo wikanga rwose. Rero mwa bantu mwe, kubwira ba bantu bashaka kwibera natirere, bagakomeza bari natirere, nta kintu na kimwe bahindutse, ariko ufite umubiri mwiza, utoshye, umeze neza, utavuga ngo ngiye gushaka amavuta aya ngaya yahinduye gutya reka nyaveho. Oya, iyo uri natirere ukisiga amavuta ukabona arakunogeye, wayuhindura, wakomeje ayo ngayo ko ntacyo agutwaye, keretse niba ubona yaguhinduye. Niba wisiga amavuta ukabona ufite uruhu rwiza, nta kibazo, nta biheri, nta minkanyari, nta biki, komeza ayo ngayo. Inama nabagira rero, mushake amwe muri aya mavuta azababera meza, kandi muzabishyire muri komenti. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, nyagasani abahe umugisha. Mwebwe mukomeje kubana natwe, utarakora subscribe uyikore, ukore like, ni ukuri twereke ko uri kumwe natwe, udushyigikire, nawe nyagasani azajya agushyigikira mu byo ukora byose. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye, shalom.